Umunsi wa 19. Kubaka imibanire myiza. Mushobora kubana neza mukagenda mu buryo bunezeza Imana kandi mukabona imbuto zabyo iyo mugize umwete wo kubana neza amahoro. Buri wese agaha mugenzi w'agaciro kandi akamwubaha. Yakobo igice cya 3 umurongo wa 18. Bashishikariraga ibyo intumwa zigishaga no kubana neza no kumanyagura umutsima no gusenga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 41. Kubana bisaba kubyitangira. Umwuka wera wenyine ni ushobora kurema ubusabane nyakuri hagati y'abizera, ariko abufumbiza ibyo duhitamo n'ibyo twemera kwitangira. Paulo yerekana urwo ruhare rw'Imana n'abantu agira ati, mwafatanirijwe hamwe n'umurunga w'amahoro kubw'umwuka, mukora uko mushoboye ngo mugume mutyo. Bisaba imbaraga z'Imana n'umwete wacu ngo dushobore kubaka umuryango wa Gikristo urangwa n'urukundo. Ikibabaje ariko nuko abantu benshi bavukira mu miryango ibana nabi, bityo bagakora badafite ubushobozi bwo kubana n'abandi mu busabane nyakuri. Bene abo baba bakeneye kwigishwa uko babana n'abandi nuko bashikirana nabo mu muryango w'Imana. Umugisha dufite nuko isezerano rishya ryuzuyemo amasomo n'uburyo bwo kubana n'abandi. Paulo yaranditse ngo nkwandikiye ibyo kugira ngo umenye uko bikwiriye kugenzwa ngo abantu babane neza mu muryango w'Imana ari wo torero. Niba urambiwe ubusabane bujegajega ukaba ushaka kubaka umwe nyakuri n'imibanire irangwa n'urukundo hagati y'itsinda ubamo, umutwe wa Bibiliya wo ku cyumweru cyangwa mu itorero ryawe, bizagusaba guhitamo gukomeye no gutinyuka. Kubaka imibanire myiza bisaba kugendera mu mucyo. Bizagusaba kugira umutwaro uhagije ngo utinyuke kuvuga ukuri mu rukundo n'igihe wumvaga wahitamo kuvuga uca hejuru y'ikibazo cyangwa ukakirengagiza. Nubwo kenshi icyoroshye ari ukwicecekera iyo abadukikije barimo gucagagurana kubera imyitwarire y'ibyaha, nta rukundo ruba rurimo iyo tubikoze dutyo. Mu buzima abantu benshi nta muntu bagira ubakunda bihagije ku buryo ashobora kubabwiza ukuri, kabone niyo byabababaza, bityo bagakomeza mu nzira zibagirira nabi. Kenshi tuba tuzi igikwiye kubwirwa umuntu, ariko ubwoba bukatubuza kugira icyo tuvuga. Amatsinda menshi yashenywe n'ubwoba, kuko habuze n'umwe wabumbura umunwa ngo avuge igihe ubuzima bw'umwe muri bo bwarimo gusenyuka. Bibiliya itubwira kuvuga ukuri mu rukundo, kuko tudashobora kubaka imibanire myiza tudafite ubugwaneza. Salomo yabivuze neza ati, igisubizo kitarimo uburyarya ni ikimenyetso cy'ubucuti nyakuri. Rimwe na rimwe ibyo bivuga kugira umutwaro ku buryo utinyuka guhangara umuntu urimo kugendera mu cyaha cyangwa wenda kukigwamo. Paulo aravuga ngo, bene data, umuntu nakora ibidatunganye hagati muri mwe, mwebwe ab'umwuka mwari mukwiye kumwegera mukamufasha mu bugwaneza kugaruka mu nzira nziza. Amatorero menshi ndetse n'amatsinda mato ananirwa gushora imizi y'ubusabane kubera gutinya guhangana. Iyo ikibazo kivutse kigaragara nk'igishobora guteza ubwumvikane buke cyangwa kikabangamira bamwe, bihutira kugisisibiranya bakagica hejuru ngo barengere agahenge k'igisa n'amahoro ariko atariyo. Bantiteranya bakihutira guhumuriza buri wese wumvaga abangamiwe n'ibyari bivuzwe. Ikibazo ntigikemuke, bose bagasigarana ingingimira ku mutima. Buri wese akaba azi ko ikibazo gihari ariko ntihagire utinyuka kugishyira ahagaragara. Bene ibyo bibyara indwara y'umwijima w'amabanga avukamo impuha n'amazimwe. Igisubizo cya Paulo kuri bene ibyo bibazo kiza kidaca hirya no hino, aho agira ati, bene data mwiyambura ibinyoma, muve mu kwishushanya, mubwirane ukuri. Mu mubiri wa Kristo turi ingingo za bagenzi bacu. Iyo ubeshya abandi, amaherezo nabo wishuka. Ubusabane nyakuri, haba hagati y'abashakanye, hagati y'inshuti cyangwa mu itorero, buturuka mu kugendera mu kuri. Mu by'ukuri, umwijima w'amakimbirane niyo nzira yo kwinjira mu gukingurirana imitima mu mibanire yose. Iyo mutari mwagezaho urukundo rubatera gutinyuka guhangana no gukemura inzitizi zihishe mu mitima, ntabwo muzigera muhuza imitima by'ukuri. Iyo amakimbirane akemuwe neza, turushaho kwegerana kubwo gutinyuka guhangana n'ibidutandukanya no kubikemura. Bibiliya iravuga ngo, amaherezo abantu bishimira ubacyaha kuruta ubashyeshya. Kuvuga ukuri ntabwo ari kimwe no kwivugira ibyo ushaka byose, aho ushakiye n'igihe ushakiye. Ntabwo ari ukubura ikinyabupfura. Bibiliya ivuga ko hari uburyo bwiza n'igihe cyiza cyo gukora buri kintu. Amagambo avuzwe atarimo gutekereza kenshi asigira abandi ibikomere bitinda gukira. Imana itubwira ko mu itorero dukwiye kuvugana nk'abantu bo mu muryango umwe. Ntugakoresha amagambo akarishye y'ukosora umuntu ukurusha imyaka, ahubwo umuhugure nka so. Abasore babwire nka bene so. Abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko. N'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe. Agahinda nuko amatorero menshi yashenywe no kubura ukuri. Paulo yagombye gucyaha abanyekorinto kubwo kwicecekera bagatwikira ubusambanyi hagati muri bo, kuko nta n'umwe wari watinyutse guhangara icyo cyaha. Paulo arababwira ngo, ntimukwiye kwirebera hirya ngo mwirengagize mwibwira ko ikibazo kizikemura. Mugishyire mu mucyo mugikemure. Byaruta ko umuntu ababara agakorwa n'isoni kuruta ko yacirwaho iteka. Mukirenzaho nk'akantu gato, ariko siko biri. Ntabwo mwari mukwiye kwitwara nk'aho byose ari byiza, kandi umwe muri mwe wiyita umukristo
aba mu busambanyi cyangwa mu buriganya, akaba asenga ibishushanyo cyangwa atuka abandi, akaba ari umusinzi cyangwa umwambuzi. Ibyo ntimukwiye kubyihanganira ngo mufate nk'ibisanzwe cyangwa nk'imyitwarire yemewe. Ntabwo nitaye ku byo abo hanze bakora, ariko se ntitwaye dukwiye kwita ku byo abari hagati muri twe? Kubaka imibanire bisaba guca bugufi. Kwikakaza, kwishyira hejuru no kwiyemera kudakurwa ku izima bisenya ubusabane kuruta ikindi kintu cyose. Kwiyemera byubaka ibihome hagati y'abantu, guca bugufi byubaka amateme. Kwicisha bugufi niyo mavuta yoroshya kandi akomora imibanire. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane. Umwambaro mwiza ukwiye w'abashaka kubana neza ni ukugira umutima wo guca bugufi. Igice gikurikira cy'uwo murongo kiravuga ngo kuko Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Iyo niyo mpamvu yindi igomba kudutera kwicisha bugufi. Kwishyira hejuru bihagarika ubuntu bw'Imana, kandi tugomba kubugira ngo budutere gukura, guhinduka, gukira ibikomere no gufasha abandi. Tubona ubuntu bw'Imana iyo duciye bugufi tukemera ko tubukeneye. Bibiliya itubwira ko iyo twishyize hejuru tuba duhanganye n'Imana. Iyo ni imibereho y'ubupfapfa kandi ishobora kudushyira mu kaga. Ushobora gukura mu kwicisha bugufi mu buryo bwinshi. Iyo wemera intege nke zawe, iyo wihanganira intege nke z'abandi, iyo wemera gukosorwa, iyo ushyira abandi imbere. Pawulo atugira inama ngo muhuze imitima. Ntimukararikire kugaragara nk'abakomeye, ahubwo mwemere kubana n'aboroheje. Ntimukiyite abanyabwenge. Abakristo b'i Filipi bo yarabandikiye ngo muhe abandi icyubahiro kuruta uko mukishakira. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Kwicisha bugufi si ukwitekereza nabi, ni ukutitekerezaho kenshi. Kwicisha bugufi ni ukurushaho gutekereza ku bandi. Abantu baca bugufi bita cyane ku kwita ku bandi, ntibirebaho. Kubaka imibanire myiza bisaba kubahana. Kubahana ni ukwitondera ibyo tudahuje, kwakira neza amarangamutima y'abandi no kwihanganira abantu bakora ibintu biturakaza. Bibiliya iravuga ngo dukwiye kwihanganira intege nke z'abandi. Pawulo yandikiye Tito ati abantu b'Imana bagomba kugira umutima wagutse kandi bakerekana ubugwaneza. Muri buri torero no muri buri tsinda rito habamo iteka umuntu nibura umwe ugoye, ariko kenshi abarenze umwe. Bashobora kuba ari abantu bafite ubukene bwo ku mutima bwihariye, bafite gushidikanya kwinshi muri bo, bafite imyitwarire itera umujinya, cyangwa se batazi kwitwara neza ku bandi. Ushobora kubashyiraho icyapa kivuga ngo wegere hano witwaje ubuntu bwinshi. Bene abo bantu Imana yabashyize hagati muri twe ngo ibagirire neza kandi natwe tugirire neza. Ni imfashanyigisho idutera gukura kandi ni ikizamini cy'ubushobozi bwacu bwo gusabana. Ese tuzashobora kubafata nka bene data kandi tubaha agaciro? Mu muryango ntabwo bemerana bishingiye ku bwenge, uburanga cyangwa ubushobozi. Twemerana kuko tuva indimwe. Iteka turwana ku muryango tukawurengera. Umwe mu bacu ashobora kuba afite imyitwarire ibangamye ariko arakomeza akaba uwacu. Ni muri ubwo buryo Bibiliya nayo ivuga ngo mugirirane urugwiro nk'abo mu muryango ukundana. Mube intangarugero mu guha buri muntu icyubahiro. Mu by'ukuri twese tugira ingeso n'imyitwarire bibangamira abandi. Ariko kubana ntabwo bivuga kuba duhuje. Ishingiro ry'ubusabane bwacu n'imibanire yacu ni Imana. Turi umuryango. Kimwe mu byoroshya kubahana ni ukumenya ibyo abantu banyuzemo. Iyo umenya amateka yabo, iyo uzi neza ibyo banyuzemo, bizakorohera kubumva. Aho guhangayikishwa n'urugendo bagifite imbere, utekereze intambwe bamaze gutera bajya imbere nubwo bagize ibikomere nk'ibyo bafite. Ikindi gifasha mu kubahana ni ukwirinda gupfobya, gushidikanya kw'abandi. Kuba ibintu bimwe na bimwe bitaguhangayika, ntibivuga ko uwo bihangayika aba adafite impamvu. Imibanire myiza itangira gushinga imizi iyo abantu bazi ko bashobora gushyira ahagaragara gushidikanya kwabo n'ubwoba bwabo badatinya gusekwa. Kubaka imibanire myiza bisaba kugira ibanga. Iyo abantu bizeye kwakirwa neza no kubikirwa ibanga, nibwo bafungura imitima yabo bagashyira ahagaragara ibikomere byabo, ibyo bakeneye n'amakosa yabo. Kugira ibanga ntabwo ari ukwicecekera iyo umuvandimwe arimo gukora ibyaha. Bivuga ko ibyo abantu bavugiye mu itsinda ryanyu biguma hagati yanyu, mukabikemura hagati yanyu, ariko ntimubikwize hanze mu bandi. Imana yanga amazimwe, cyane cyane iyo abantu bayahisha mu gisa n'ibyifuzo by'amasengesho ku bibazo by'abandi. Imana iravuga ngo amazimwe akwizwa n'abagore ku kuri kandi bakurura intonganya bagatandukanya inshuti z'amagara. Amazimwe iteka akomeretsa imitima kandi akazana amacakubiri, yica ubusabane, kandi Imana ibivuga yeruye ko tugomba gucyaha abazana amacakubiri hagati y'abizera. Bishobora kubarakaza bagafata icyemezo cyo kuva mu itsinda cyangwa mu itorero ryanyu iyo bashyize mu mucyo kuri iyo myifatire itera amacakubiri. Ariko ubumwe bw'itorero bufite agaciro karuta umuntu uwo ari we wese. Kubaka imibanire myiza bisaba kubonana kenshi. Mugomba guhura kenshi mu gihe kizwi kidahinduka kugira ngo ubusabane bwanyu bube ubw'ukuri. Kubaka ubucuti bisaba igihe. Bibiliya iratubwira ngo twe kwirengagiza guterana hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, ahubwo duhugurane. Tugomba gushimangira akamenyero ko guhura.
Akamenyero ni ikintu ukora kenshi atari rimwe na rimwe gusa. Ugomba kumarana igihe n'abantu igihe cyinshi iyo ushaka kubaka ubumwe nyakuri. Niyo mpamvu ubusabane mu matorero menshi usanga butagira imizi. Nuko tutamarana igihe gihagije, n'icyo tumarana tuba duteze amatwi umuntu umwe gusa ari we uvuga. Ntabwo ushobora kubaka imibanire myiza uko wishakiye, nko kuvuga ngo tuzajya duhura igihe numva bindimo. Imibanire myiza yubakwa ku kumva ko ari ngombwa ngo ushobore gukura mu bugingo. Niba ushaka kubaka ubusabane nyakuri, bizasaba guterana n'abandi n'igihe wumva bitakurimo, ukabikorera ko uzi ko ari ngombwa. Abakristo ba mbere bahuraga buri munsi. Iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, bagahurira mu matsinda mato yo mu ngo, bakamanyagura umutsima, bagasangira ibyabo bishimye bashima Imana. Ubusabane busaba gutanga igihe. Niba muri mu itsinda rito cyangwa umutwe wo kwiga ijambo ry'Imana, reka mbagire inama yo kugirana amasezerano abagenga arimo ibintu 9 biranga iteraniro ryiza uko Bibiliya irivuga. Tuzabwirana uko turi ku mutima, ukuri, tuzaterana umwete, kuba magirirane, tuzashyigikirana imbabazi, tuzababarirana impuhwe, tuzabwirana ukuri mu rukundo, kugendera mu mucyo, tuzemera intege nke zacu, guca bugufi, tuzemerana nubwo tudahuje, kubahana, tuzirinda amazimwe, ibanga, kandi tuzabonera umwanya itsinda turimo kubonana kenshi. Iyo urebye urwo rutonde rw'ibikenewe, uhita usobanukirwa impamvu ubusabane nyakuri butaboneka kenshi. Bisaba kureka kwirebaho no kuba nyamwigendaho bisanzwe biranga kamere muntu kugira ngo wemere kwishingikiriza ku bandi. Ariko inyungu iva muri uko gusangira ubuzima iruta kuri ibyo biguzi biba byatanzwe, kandi bikadutegurira kuba mu ijuru. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Imibanire myiza isaba kuyitangira. Umurongo wo gufata mu mutwe. Tumenya urukundo nyakuri icyo ari cyo iyo dusobanukiwe ko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Ibyo bivuga ko natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 16. Ikibazo cyo gutekerezaho. Nakora nte ngo ngendere mu biranga ubumwe nyakuri mu itsinda ndimo no mu itorero ryanjye?